Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, muri aya masaha nifuje yuko twasubukura ikiganiro cyacu kibanda mu gusobanurira abantu abakristo, tubabwira ibiri ukuri nta binyoma birimo. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Amos, ibice byaho 5, twarangiza tugasoma umurongo wa 23. Haravuze ngo nkuraho urusaku rw'indirimbo zawe, kuko ntashaka kumva ijwi ry'inanga zawe. Imana yacu nitugirire neza. Uwiteka Imana yacu uri mu ijuru, turagushimiye cyane, uduhaye akanya keza ko kumva ijambo ryawe. Ndakuraritse kugira ngo ubane natwe mu kiganiro cyo kuri uyu mugoroba, kandi buri muntu wese ugiye gutega amatwi ngo akurikirane kino kiganiro, ni umuhereza umugisha, kandi ureke ibyo akwifuzaho byose abibone, kuko uri Imana itanga itimana. Nuko ngaho dufashe abagiye gukurikira iri jambo ryawe rigira aho ribakura n'aho ribageza, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Dusomye amagambo akomeye cyane, amagambo abantu benshi bamaze iminsi bambaza, amagambo abantu benshi bamaze iminsi baganiraho mu buryo butandukanye, ariko ndagira ngo nanjye ngire icyo nyavugaho cyangwa se tugirane ikiganiro. Ngira ngo nk'uko mubizi, uyu ni umuhanuzi uboneka muri Bibiliya mu isezerano rya kera, akaboneka mu gice cyitwa igice cy'abahanuzi batoya. Amosi uyu nguyu, iyo dukurikiranye amateka ye, nk'uko nabwiye ko tugomba kuzajya tubabwiza ukuri, uyu muhanuzi witwa Amos, bivugwa yuko iki gitabo ari we wakiyandikiye. Hanyuma mu kwandika iki gitabo bikagaragara yuko iki gitabo yacyanditse mbere y'ivuka rya Yesu, ahagana nko mu kinyejana cya 8. Mose uyu nguyu, iyo tujya tubabwira Bibiliya tukavuga abayanditse, iyo tugeze kuri Amose, ubundi izina Mose mu busobanuro bwaryo ku bize teoloji bavuga yuko risobanura umutwaro. Hanyuma bakavuga yuko uyu mugabo witwa Mose akomoka ahantu bita Itekowa, ubwo ni mu Buyuda, kandi uyu nguyu ni wa wundi tuvuga yuko ari mu bantu banditse Bibiliya, umwuga we ukaba ari ukuragira, cyangwa se yari umushumba, urumva, kandi nta nubwo ari umushumba gusa, yari n'umuhinzi. Mu yandi magambo, Bibiliya cyangwa se amateka agaragaza yuko yari umuhinzi mworozi, kuko iyo dukurikiranye amateka ye dusanga yarahingiraga imivumu. Rero akaba yarabayeho muri cya gihe cy'abahanuzi batoya bandi, abitwa ba Yona ndetse na Hoseya, kandi iyo usomye usanga no ku bwa Yesaya Mose yari ariho. Ni ukuvuga ngo Amos uyu mvuga, ariko ntimugire ngo ni wa wundi se wa Yesaya, oya, ni Amos w'umuhanuzi, kuko Yesaya nawe ngira ngo murabizi ko rimwe na Mose, ariko ntabwo ari we se wa Yesaya mu yandi magambo. Hanyuma uyu Amos yahanuriye Abisirayeli. Ubwo iyo mvuga Abisirayeli, ni muri cya gihe ubwami bwa Isirayeli bwari bwaracitsemo ibice bibiri. Hari igice cy'amajyepfo, hari kigizwe n'imiryango 2, hari n'igice cy'amajyaruguru kigizwe n'imiryango 10, kuko murabizi ko Isirayeli yari ifite imiryango 12, ariko ku ngoma ya Yerobowamu ubwami buza kwigabanyamo 2. Icyo ni icyigisho ukwacyo, cyangwa se ni ikiganiro ukwacyo. Hanyuma rero uyu nguyu Amos akaba yarahanuye ku ngoma, hari ku ngoma yayoborwaga n'umwami witwaga Yerobowamu, ariko akaba atari Yerobowamu wa wundi wa mbere, kuko hariho ba Yerobowamu 2. Hari Yerobowamu wabanje, ari ubwami bwe bwacitsemo 2. Hari n'undi Yerobowamu wajemo ku gice, mbese hagati nyuma ya Yerobowamu wa mbere. Rero nagira ngo mbatandukanyirize Yerobowamu uvugwa mu bayoboye Isirayeli,
uwa mbere n'uwa kabiri. Rero uyu yayoboye mu gihe cya Yerobowamu wa kabiri, niho yayoboye cyangwa se niho yahanuye, niko navuga. Buri muhanuzi nawe ari umuyobozi. Rega abahanuzi ntimukajye mudukinisha da, none se ntabwo tuba turi imiyoboro y'Uwiteka? Hanyuma rero muri icyo gihe ahanura, ngira ngo ni muri cya gihe Isirayeli cyangwa Abisirayeli bari barasubiye inyuma, ndetse nta nubwo bari barasubiye inyuma gutyo gusa, bari barasubiye inyuma cyane. Kugira ngo ubyumve neza uzasoma igitabo cyangwa se uzasoma ku gice cya 4 uhere ku murongo wa mbere, mbese uzamenya uburyo aba Bisirayeli bari baraguye. Ushobora no gusoma igitabo cya 2 cy'Abami ibice 14 umurongo wa 24, ibyo nabyo ushobora kubisangamo, ugasangamo ko ibyo ndi kukubwira ntari kukubeshya. Hanyuma aya magambo Amosi yavuze cyangwa se yahanuye, yarayatumwe n'Imana. Mu yandi magambo, impamvu Imana yatumye abantu cyangwa yatumye umuntu ngo nabwira Abisirayeli ngo, nk'uko twabisomye, ngo nkuraho urusaku rw'indirimbo zawe, kuko ntashaka kumva ijwi ry'inanga zawe. Ngira ngo abangaba yabwiraga bari Abisirayeli, bararirimbaga, ariko impamvu yatumye Imana ibatumaho nta yindi, ni uko Abisirayeli bari barageze mu gihe cyo gusubira inyuma. Mbese mu yandi magambo, bari basigaye bakora ibyaha kandi bitwa ko bakorera Imana. Bivuze ngo ikintu kijyanye no gukorera Imana, waba uririmba, waba ubwiriza, waba ukora imirimo yindi itandukanye, umudiyakoni n'ibindi narondoye, kubikora warangiza ukabivanga no gukora ibyaha, ibyo bintu Imana irabyanga. Ndetse n'iyo ibibona rwose ibyo bintu idakeneye no kubyumva amatwi yayo, idakeneye no kubirebesha amaso yayo. Icyo nshatse kuvuga ni iki rero? Ni ukuvuga ngo Amose ajya guhanurira Abisirayeli, bari basigaye baririmba, bagacuranga ibintu mu rusengero, ukabona bimeze neza, mu nzu y'Imana ukabona ibintu bimeze neza, ariko Imana yabireba ikabigaya kubera ko babikoraga, barangiza bagakora n'ibyaha. Imana itubabarire cyane rero. Hanyuma Amose hari ibintu bibiri cyangwa se ibyaha bikomeye bibiri Imana yabaregaga muri icyo gihe. Iyo ukomeje ugasoma kiriya gitabo cya Mose, ugasoma ibice 9 umurongo wa 4 kugeza wa 15, Imana igenda igaragaza mu buhanuzi bwayo ibyo yagayaga Abisirayeli bo muri kiriya gihe. Ubwo ni imbere ya ryari? Imbere y'ivuka rya Yesu, kera cyane. Ni ukuvuga ngo rero Imana yabagayaga ku bijyanye n'iyobokamana se, cyangwa se ku bijyanye n'inyigisho zabo zari zipfuye. Imana irabagaya rero, ibatumaho umuhanuzi witwa Amosi. Hanyuma kandi ibindi bintu navuga muri icyo gihe Imana yabagayaga, bajyaga baca imanza mu mafuti, mbese bakarenganya abantu. Abacamanza bajya guca imanza bakareba, ntibashingire ku kuri, mu yandi magambo niko navuga. Kandi ibyo bintu mwibuke ko na Yesaya yigeze kubihanura, aravuga ngo ni ukuri koko, ukuri kurabuze, ngo uretse ibibi abe umunyage. Ibyo bintu mwibuke ko na Mose na Yesaya yigeze kubihanura. Hanyuma Abisirayeli bari bafite ikosa rero ryo guca imanza zigoramye, zitari imanza, mbese ntibakoreshe ukuri. Kandi ngira ngo murabizi ko no mu gihe cya none, tureke n'iby'icyo gihe cyangwa se no mu gihe cya nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, hagiye haboneka abantu baca imanza zo kubera imanza zitarimo ukuri. Ariko biradukwiriye bene data, mu itorero ryacu ry'iki gihe, abitwa abakozi b'Imana, abitwa abakristo, tugomba gukora mu kuri nk'uko intego cyangwa indangagaciro zacu zibigaragaza, zibivuga. Harimo icyo bita kuvuga ngo gukorera mu mucyo. Imanza rero nazo ziba zigomba gucibwa mu mucyo, ariko Abisirayeli muri kiriya gihe ntabwo babikozwaga. Hanyuma nubwo byari bimeze gutyo, barasengaga, n'ibijyanye no gusenga byose barabyubahirizaga. Abaririmbyi barazindukaga bakaririmba, bagacuranga, abadiyakoni bakadiyakona. Ndavuga nyine ubwo abo muri kiriya gihe nyine, kuko abadiyakoni bo mu iri sezerano rishya bo muzi ko bagiyeho nyuma, ngira ngo murabizi. Ariko ni ukuvuga ngo
gahunda zijyanye n'imihango yo gusenga babikoraga neza, ariko imitima y'abo bantu y'Abisirayeli ikaba iri kure y'Imana. Icyo nshaka kuvuga aha ngaha ni iki? Ndashaka kukubwira ngo mu murimo w'Imana ukora uwo ari wo wose, ugerageze kuwukora wubaha Imana, nibwo ibyo bizanezeza Imana. Abacuranzi bacurange bubaha Imana, abaririmbyi baririmbe bubaha Imana. Ibyo ngibyo nibyo Imana ikunda kandi nibyo ishaka. Rero Imana ikimara kubona ko ibyo bintu bimeze gutyo, yahise ibatumaho ibabwira ko izabahana, kubera yuko ibyo bavugaga, mbese ubutumwa bwabo byasaga nko guhakana, urumva, byasaga nko guhakana ukwemera kwabo, kuko ibyo babwirizaga n'ibyo bavugaga ntago byari bihuye n'ibyo bigishaga. Ibyo bakoraga ntabwo byari bihuye n'ibyo bigishaga. Noneho ikindi kigeretse kuri ibyo, Amosi amaze kubahanurira n'ubutumwa yabahaye banze kubwemera. Ariko ndashimira Imana yuko ari inyembabazi, n'ubundi umugambi yari ifite kuri Isirayeli yarawukomeje, ititaye yuko bayigomeye, ititaye ko bayigomeye. Ntangije ibyo ngibyo rero byo kuvuga ngo mu murimo w'Imana tugomba gukora umurimo w'Imana dukiranuka, nibyo byiza, nibyo bizatuma Imana izaduhemba. Hanyuma rero nk'uko mwabinsabye rwose, ndagira ngo mbibabwire muri makeya. Mwambajije, hari abantu mwanyandikiye mumbwira yuko mushaka kujya muri korali, muri kumbaza ngo bigenda bite, muri kumbaza ngo ese uko abantu mbere ko twumvishe utubwira ibijyanye n'amavugurura mu itorero rya ADEPR, iyo umuntu ashaka kujya muri korali uko byagendaga ko twari tubizi, mbese ubu ngubu hari ikintu waba ubiziho? Ibyo ndabizi cyane, nibyo ngiye kubasobanurira nihuse ndetse ntanabarambiye. Niba ushaka kujya muri korali yo ku rusengero uririmbamo, birashoboka yuko wagiye kureba perezida akakubwira yuko wenda nta mwanya arabona wo kugira ngo babigusobanurire, cyangwa ugasanga afite akazi kenshi kubera inshingano nyinshi. Birashoboka se ko wagiye ukamusanga ugasanga nibwo akijyaho, nta gihe kinini aramara ku buperezida, akaba ataramenya uko ibintu bikorwa n'uko bigenda. Ariko reka nkubwire nibura ibintu 6 ugomba kuwujuje kugira ngo nurangiza rwose wemererwe kujya muri korali, cyangwa se nkubwire n'inzira uko uzabigenza. Ni ukuvuga ngo niba ushaka kujya muri korali yo mu itorero rya ADEPR, muri korali ukaba wumva Imana yaraguhamagaye, ukaba warabirose, mbese ukaba wumva ufite umuhamagaro, ukaba wumva ufite ubushake, wumva ushaka gukorera Imana mu buryo bwo kuririmba, icya mbere ugomba kumenya yuko icyo cyo kigomba kumenywa n'abandi bose bayirimo. Gukora umurimo w'Imana, ugomba gukora umurimo w'Imana ukijijwe. Rero wowe wambajije uti bigenda bite kugira ngo ujyemo, bisaba iki? Icya mbere rero bisaba kuba ufite imyaka y'ubukure. Sinzi wenda korali waba ushaka kujyamo, niba ari iy'abana, niba ari iy'abantu bakuru, ubwo nabwo uzakurikira, nzakubwira imyaka isabwa kugira ngo umuntu ajye muri korali nkuru cyangwa ajye muri korali y'urubyiruko. Ibyo nzabikubwira, ariko ugomba kuba ufite imyaka, uri kumva, bitewe, ubwo sinzi ko ushaka kujyamo ari iyihe, ariko ubutaha nzagusobanurira neza. Hanyuma icya kabiri, ugomba kuba umaze nibura amezi 6 uri umukristo mu itorero rya ADEPR. Apana bya bindi uza ukabatizwa none mu gitondo cya kare uti nabonye iriya korali nahise ndota nyirimo, none mureke aba ariyo njyamo. Ugomba kuba umaze ufite amezi 6 umaze mu itorero rya ADEPR. Amezi 6 arahagije kwiyumvamo ko ufite iyo mpano yo kuririmba, ukagenda ukabikora, uri kumva. Hanyuma rero ushobora, ikindi cya 3, ushobora kuba waravuye
mu itorero rya ADEPR, wenda uvuye Nyagatare cyangwa uvuye Rusizi cyangwa uvuye muri Ngoma, ukaza muri ADEPR, ariko ukaza witwaje icyangombwa wahawe n'itorero. Uri kumva? Ni ukuvuga ngo iyo ufite icyangombwa wahawe n'itorero, kuko icyangombwa kiba cyanditseho umurimo wakoraga mu itorero. Uri kumva? Ufite uburenganzira bwo kujya muri korali kandi bakakwakira. Uri kumva? Ariko hari andi mabwiriza, hari ibindi usabwa, ibyo nabyo nzabikubwira kugira ngo bakwemerere. Hatoya utazaza uvuga ngo Jean Pierre yavuze yuko kuba naravuye runaka mfite icyemezo cy'uko nari umuririmbyi mugomba kunshyiramo. Oya, genda gake nzagusobanurira ibindi usabwa. Hanyuma ikindi cya kane ni uko ugomba kuba ufite umuhamagaro ndetse n'ubushobozi bituma wuzuza inshingano uhamagarirwa muri korali. Muri korali habamo inshingano nyinshi. Abaririmbyi bagira inshingano n'abayobozi ba korali bagira inshingano. Ugomba rero kuba ufite ubushobozi bwo kubahiriza izo nshingano, utagira ngo ni ibintu byo kujenjeka. Icya gatanu, ugomba kuba uzi kwandika. Uri kumva? Ukaba uzi gusoma. Bya bintu byo kuvuga ngo umuntu yavuye i Kantarange atazi gusoma no kwandika ariko ngo afite impano yo kuririmba, ibyo bintu rwose wihangane ubyibagirwe, ntabwo bikemewe. Hanyuma icya gatandatu, ariko nyiri aho ngaho niba waragezemo kera ukaba utabizi, ubwo nyine ni amahirwe wagize, wenda ntibamikwirukanira aka kanya. Ariko umuntu utarayijyamo ukaba uzi ko utazi gusoma no kwandika, yicare mu bakristo cyangwa ukora ibindi bintu, ukora indi mirimo itazagusaba ko umenya gusoma no kwandika. Hanyuma icya gatandatu, kugira ngo ube umuririmbyi muri iri torero, ni uko ugomba kuba utarahamwe n'icyaha cya Jenoside yakorewe Abatutsi, cyangwa ukaba utarahamwe n'icyaha cy'ingengabitekerezo ya Jenoside, cyangwa ukaba utarahamwe n'icyaha cy'ivangura ndetse n'icyaha cyo guhembera amacakubiri kikaba kitaraguhamye. Ariko kandi hari n'ibindi byaha bidasaza nashatse kuvuga muri kano kanya. Ibyo byaha nabyo kuba bitaraguhamye rwose ubyemerewe. Icyo nshatse kuvuga ni iki: niwandikira korali cyangwa perezida wa korali akagutuma ibyo byemezo, ntuzagire ngo araguhohoteye, ahubwo azaba ashaka gukorera mu mucyo, kandi ikindi azaba ashaka gukora ibintu isaha n'isaha yabazwa mu nshingano ze akabisobanura. Ibyo bintu ntabwo bisobanutse. Niba wumva ari byo, shyiraho like, ako gakumwe. Niba wumva ari byo, byoherereza wa muntu wumvisha avuga ko ashaka kujya muri korali, yumve ko byujuje. Niba wumva ari byo rero, shyiraho komenti cyangwa ushyiraho umutima, ndahita menya yuko wabikunze. Ubwo nimara kumenya ko wabikunze rero, nkamenya ko wabikunze, ubutaha nzakubwira n'ibindi. Ariko se niba ibyo umuntu akubwira wumva ari byiza, kubera icyo utabisangiza n'abandi? Reka ndekere aho rero, tuzasubira ubutaha. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.